Ndagusuhuje wowe udukurikiye aho uherereye hose, twifurije kugira ubuzima bwiza. Uyu munsi reka tuganire ku kintu abantu benshi bamaze iminsi batubaza, kizwi nko gutwitira hanze y'umura, mu ndimi z'amahanga kimenyerewe nka ectopic pregnancy. Iyo tuvuze gutwitira hanze y'umura, ni igihe watwise inda ariko wa mwana aho yagombaga gukurira ntabe ariho ajya. Ubusanzwe umwana mu buryo buri normal, nyine iyo wamutwise, iyo hamaze kuba fertilization, intangangabo imaze guhura n'intangangore, hajya kubaho ikizwi nka nidation. Kwa ryagi ryamaze guhura n'intangabo ririmuka rikava aho byahuriye mu kizwi fallopian tube cyangwa se imiyoborantanga ku mudamu, bikava aho ngaho bikajya muri nyababyeyi hagati aho bizajya gukurira. Haba hari ibintu byiteguye kwakira uwo mwana uje gukurira aho ngaho. Hari igihe rero iyo fenomene idakunda bitewe n'impamvu turi buze kubasobanurira, noneho ryagi ryamaze kuba fekonde, aho kugira ngo rimanuke rijye gukurira aho ryagenewe gukurira, hakaba impamvu ituma ritagerayo rikajya ahandi hantu. Aribyo rero twita ko umuntu yatwitiye hanze y'umura. Akenshi rikunze kujya mu miyoborantanga ariyo izwi nka fallopian tube, gake cyane bishobora kujya no mu nda muri abdominal cavity. Gusa iki gihe iyo bitagiye aho byagombaga kujya, ntabwo nyine wa mwana aza kuba akura neza, nyuma y'igihe gito cyane bitera complication, iyo nda igatendinga kuvamo, kuko aho hantu iba iri ntabwo nyine aba ari muri miliye ishobora gukuriramo ngo bishoboke. Reka turebe ibimenyetso ushobora kugira igihe ufite icyo kibazo cyo gutwitira hanze y'umura. Akenshi mu gihe inda nyine imaze iminsi igeze aho hantu itagomba gukurira, hashobora, tuvuge nk'iyo yagiye mu miyoborantanga, uko ugenda ikura harabyimba hakaba habasitinga. Iyo habasitinze rero uva amaraso, atangira gake ashobora no kuba menshi cyane, ndetse iki kiba ari ikibazo gikomeye kuko ushobora no kuva ukajya muri shoke. Igihe rero, niyo mpamvu tubwira umuntu ko igihe utwite ukabona amaraso, ihutire kwa muganga wihuse utajijinganyije na gato, kuko ntuba uzi igitumye ayo maraso aza. Ikindi, hari kubabara cyane mu nda, ndetse ushobora no kubabara mu rutugu, kuko buriya iyo uri gutakaza amaraso menshi cyane aturuka mu nda, birifurekitinga mu rutugu, ububabare ubwumvira mu rutugu. Ikindi, ushobora kugira isereri, ukazungera, ukaba wanikubita hasi. Ibyo ni ibimenyetso bikomeye ushobora kugira, ukaba watangira gukeka ko ya nda utwite ishobora kuba iri hanze y'umura. Nubwo hari n'ibindi bibazo nabyo bishobora kugira ibimenyetso bisa n'ibi ngibi tukubwiye, cyangwa se bijya gusa. Noneho nyuma yo kureba ibimenyetso byayo, reka turebe ese ni iki gishobora gutuma umudamu atwitira hanze y'umura.
Ubusanzwe nta mpamvu imwe izwi wavuga ngo iyi mpamvu iri exact niyo itera icyo kibazo, gusa hari bimwe nko muri factors zishobora kuba kongera ibyago byinshi byo kugira iki kibazo. Ikintu cya mbere kigarukwaho ni STI, ziriya ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ziriya ndwara iyo wazirwaye cyane zikakurembya, ko hari umuntu uzirwara ku rwego ruri severe, ukunda kuzirwara cyane, ukunda kuzirwara inshuro nyinshi kandi zitavurwa neza ngo zikire, bishobora kugutera risike yo kuba watwitira hanze y'umura. Ukuntu zibikora rero ni nazo zikunze kugira rate iri hejuru, just percentage iri hejuru mu kuzamura risike y'iki kibazo, kuko iyo urwara ziriya ndwara cyane uzisanga za fallopian tubes zawe cyangwa se ya miyoborantanga irifunga sometime, cyangwa se kwa kundi ubona amashyira azaho, ibyo ngibyo birahangiza hakaba hakifunga. Iyo hifunze rero, cya gihe hari kubaho ya process yo kuba rya gi ryamaze guhura n'intangangabo ya zigote igiye kujya kwiyemplanta muri uterus, kujya kuba hahantu mu mura nyine aho umwana azakurira, gira ibibazo muri izo nzira. Iyo uyisanze hafunze ntabwo nyine rya gi riharenga, riguma aho ngaho kuko riba nyine rihuye na bariyeri, ntirishoboye kuharenga, rihagaze aho muri izo nzira hagati mu miyoborantanga. Icyo gihe rero riba aho ngaho nyine rigakurira aho ngaho, ariho nyuma y'igihe iyo uko rigenda rikura rivamo ikintu kinini, hantu habura kapasite nyine yo kurigumana hagaturika. Iyo haturitse rero nyine nibyo bya bibazo twabonye hejuru, bya bimenyetso byo kuva. Ikindi kintu nabyo gishobora kuzamura risike y'ibi bintu, kuba watwitira hanze y'umura, hari ukuba warigeze kubagwaho mu nda. Ushobora kuba warabazwe, hari ukubagwa zino nyama zindi zo mu nda za apandisi, ibintu nk'ibyo, cyangwa se kuba warigeze ubagwaho ibindi bintu bijyanye n'ibice by'umudamu y'imbere, kuba warigeze kugira iki kibazo na mbere biguha risike y'uko cyazongera kugaruka. Ikindi kunywa itabi buriya naryo ku badamu bavuga ko rituma ya miyoborantanga ikora nabi, bishobora guhindura shepu yayo iyo ukonsoma itabi ryinshi cyane. Ibyo rero nabyo bishobora kuzamura ya risike, mu gihe nabyo bya creatinze barrier aho ngaho, sitiri rya gi rikabura aho rica ryigiriye aho rigomba kujya gukurira. Ibindi ni ya ma operation ajya aba, urugero nka ba bantu baba barabuze urubyaro bakabakorera ibyo bita IVF, procedure bakora za IVF nazo zishobora kongera risike z'uko mu bihe biri imbere, igihe bagize uko bakomeretsa kuri za fallopian tube, hashobora gutera iki kibazo cyo gutwitira hanze y'umura.
Ikindi no ku myaka nubwo wenda yo itamataringa cyane ariko ifite agapasenteje gatoya, nanone bavuga ko byibuza abadamu bakuze aribo baba bari kuri risike yo kugira iki kibazo cyane, nubwo n'abato bakunze kubigaragaraho cyane biturutse kuri za mpamvu zindi twabonye hejuru z'ama infection yandurira mu mibonano mpuzabitsina n'ibindi. Nibyo rero wamenya kuri iki kibazo, bwira ko ubonye ikimenyetso kimwe muri biriya twavuze ugomba guhita wihutira kwa muganga. Kwa muganga nta kindi, iyo bimeze gutyo urabagwa nyine bagakosora hamwe hari ikibazo, ariko inshuro nyinshi uyisanga nyine cya gice ya nda yashatse gukuriramo uragitakaza. Nibyo rero twari twabateguriye kuri iki kibazo abantu benshi bagiye bagarukaho muri komenti z'amavidewo twakoze mbere. Ndizera ko uwakibajije wese uyu munsi asubijwe, bashimira kandi kuri komenti mugenda mutanga kuko zituma tumenya icyo mutekereza, icyo mukeneye ko tubasobanurira. Mukomereze aho, mwandike byinshi, umwanya urahari tuzajya tunyuzamo tubibasobanurire. Ikindi, nimba ubonye videwo ukumva urayikunze, ushobora kudukurikira ku mbuga zacu ukadufurowinga, nabyo biba byiza, ndetse ukanasangiza abandi nabo bakamenya iby'aya makuru tuba tubagezaho. Murakoze cyane, cawu cawu.